nzagere mw'ijuru amahoro. Icyo wambitiyemo, icyo wambitiye mu kugira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Bisubiremo. Icyo wambitiye mu kugira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Icyo wambitiyemo, icyo wambitiye mu kugira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Tusaba ibihumbi, tusaba ibihumbi, turabyumvise, tuzamuririmbira twese. Imana igira ntukabure byose, tubunurira Imana igira ntukabure byose, tubunurira unegereje kandi ntihakanye uzasobanukirwa byose. Ibyiringiro bifite ubugingo zitungukane ibyiringiro bifite ubugingo zitungukane. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo zitungukane ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo zitungukane ijuru. Imana ibahe umugisha. Murakoze abaririmbyi mu kutubakinga, ariko ngira ngo mubakinga bene wanyu cyane kuruta abo mutazi ndi mubitaho, kuko ngewe mutambakinga cyane nk'uko mwabikoraga hano. Ariko yawe muzamushyire muri korali, kuki mumusiga hariya akaririmba yicaye afite ibihano? Ujye ubikora. Urarwaye, oya jya urwarira hano. Urwarira hano nta kibazo. Urumva ngewe si ijwi rimeze neza. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Dushimye Imana ko mbashije kuboneka. By'umwihariko dushimira ubuyobozi bw'itorero, mama, pasiteri ndetse na pasita na mujyadari, ariko ndabizi abakurikira online, kandi ndabashimira mwese. Ni ukuri Imana ibahe umugisha. Gushima ko ari ngewe uyu munsi muhitamo ko nza kwigisha. Imana ibahe umugisha. Ndagukunda mama, uri umubyeyi mwiza kandi dufite umugisha. By'umwihariko mu bushumba mukuru, nubwo ntamubona ariko urahamubereye. Rero ndabashimiye cyane komite mwese mushima ko Pastor Edouard Mbanda. Ndabizi ko muri Kigali abamwe bavuga ubutumwa benshi ndetse bamavuta bakumuriro bakurumira, ko njya numva ko barakumira. Rero ndashima ngewe ugenda gakeya ko nibera hano uyu munsi. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza. Ndashima ko ari inshuti zanjye by'umwihariko w'umuryango, turabana inyuma ya church, ariko by'umwihariko bagashima ko nanahagarara. Ese ubwo si iby'igiciro? Sinjya bifata nk'ibisanzwe rero. Sinjya bifata nk'ibisanzwe guhagarara imbere y'abantu. Hari impamvu eshatu zituma ndabifata nk'ibisanzwe. Icya mbere, ahantu hitwa uruhimbi. Uruhimbi rero cyangwa se aritari, uhereye kera mu bisobanuro byose bya Bibiliya bivuga aritari, bayitaga hera hahera.
hari ahera rusange, ariko aha iki gice cyagiraga abatambyi gusa, nta wundi muntu wahageraga. Impamvu y'iki, naho Imana yakoreraga muri presence y'iki y'Imana. Murumva ko usibye iby'uyu munsi twasaze, twataye umutwe, twacanganyukiwe, nta muntu muzima ukwiriye guhagarara hano atabitekerejeho, atabiteguye. Nta n'umuntu muzima utekereza, ufite ubwenge, utarwaye, utarageze karayesi, ukwiriye guhagarara hano atabanje kwitekerezaho. Murabyumva? Ndahatinya rero icya kabiri, ni ahantu Imana itegurira kugaragariza icyubahiro cyayo n'imikorere yayo. Bivuze ko ushobora guhagarara hano uri preparation yawe nkawe wabikoze neza, Imana igahitamo kugukoresha ukagaragara uri umuntu usanzwe ariko ukora ibidasanzwe, kubera ko witeguye n'Imana yiteguye ugakorana n'Imana. Icya gatatu rero, aha niho hantu Imana yateguye ko umuntu azahagarara ashima, aramya, abwira bene si by'Imana yagize gute yamukoreye. Murumva rero, tubaye turi seriye dushobora kuza gutanga igitangaza. Igitangaza ntabwo ari ikintu gihanuka, no. Igitangaza gihera mu muteguro w'umutima n'ubwenge, warangiza ukabiha Imana, ukifuza kuza kubona Imana utahubonye Imana. Amen. Ariko kubera ko mbaye iminsi mu rusengero, kandi mbana n'abakristo, mbana n'abahanuzi, mbana n'abapasiteri, mbana n'abantu bose bo muri rusange, mfite ubwoba bumwe, kuko abantu baza bataje aho baje, batahazi. Urabyumva? Iyi niyo ndi kumva neza. Ubundi ubutumwa ni mikoro. Iyo mikoro ibuze urasana. Noneho rero, kubera narivuze ibyo bice nabayemo, natinye ko abantu bazaho batazi n'icyabazanye. Mwari mubizi ko bibaho, aho umuntu aza mu rusengero ntamenye aho yageze, icya kabiri ntamenye icyamuzanye. Noneho rero Imana ntiyiteguye kumukorera n'umunsi n'umwe atari yamenya ahari, atari yamenya n'ibyamuzanye. Imana ntiyoborwa n'amarangamutima, Imana ntiyoborwa n'umubabaro wawe n'abapfa yaho ribabara ikavuga ngo nimuzuke musubire iwanyu, ariko barapfa bareba tukabahana. Urumva se Imana igira amarangamutima? Rero ariko ubona Imana ni umuntu witeguye, wazanye ibitekerezo, yateguye amaguru ye, amenya aho yajyanye, azi icyo yifuza, azi icyo ashaka. Hahirwa bazi icyo bashaka. Ubwami bw'Imana ntibashobora gutaha amaramaza, jamais, ntabwo bishoboka. Ni nacyo gituma ibitangaza bivugirwa mu nsengero nyinshi, abenshi babivuga ni abazanye umutima wabo bawuha Imana, Imana iwugaragariramo, nabo basazana umutima baje gushima Imana. Wazanye umutima n'amaguru maze twivugire Imana. Reka tuyikomere amashyi iduhaye umwanya, maze tuze kugira umwanya w'ubusabane, tuyivuge ariko kandi dukorere. Nakunze Imana ni nziza, tuyivuga ubwiza bwayo ikanadukorera. Amen. Nitwa Ndorimana Edouard, nanjye ndi umupasiteri, mfite umugore n'abana, ariko imibare sinyibabwira mutavuga ngo dusigaye tuvuga imibare mugakuma ngo ibyo bintu byanyu nanjye bitumye ntavuga imibare. Oya, nawe bawe imibare sinyizi, tuzabibwirana. Murakoze cyane. Imana gusa ndi umugabo, umugore kurirwa mbabwira umwe n'ubundi nta babiri nteganya. Umugore arahari n'abana beza cyane basa na se. Muzaze mubarebe, muzaza, Imana ibahe umugisha. Nakiriye umukozi w'Imana twagendanye Alone, ni umukozi w'Imana tumaranye ibihe binini, akora ibintu byinshi, ni umukameraman, ni umupiyaniste, aracuranga, ni tutarafu, uvuze imirimo yakora ari myinshi, nta kintu ngira ngo ntacyo atazi. Icyo atari yamenya no gutunga umugore, nicyo ndi kumusengera, ariko ndakimana izagikora ku izina rya Yesu. Ntawamenya uburyo Imana bucya yahinduye ibintu, ariko ibindi byose ariteguye. Imana imuhe umugisha rero, wakoze kuza, turajyana
kandi nawe mumwakire, Imana imumugishe. Amen. Ndashaka kuvuga ku ijambo rigufiya rivuga ku kwizera. Abantu benshi bataye kwizera basigarana ibyiringiro, ariko ibyiringiro ni ibintu bibiri. Mwumva ko naribye ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo. Mfite iki? Umugabane w'ijuru. Impamvu uvuga ngo mfite ibyiringiro nuko muri jye ndabyizeye, ariko kuko ntari najyayo mfite n'ibyiringiro ko umunsi nzajyayo. Ubugingo narabuhawe, nta gushidikanya, ntabwo bisengera. Ni njye wabwiyaka, ni nanjye waguha kubuguma. Kibasengera ubugingo barabwakira, kandi babwakira rimwe gusa, kuko Yesu twakiriye niwe bugingo. Muri twe niwe bugingo, niwe mahoro yacu, niwe mbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ntiwamubwira ngo wase nta bugingo ufite. Abamwakiriye bose, abamwemeye bose, bakizera izina rye bose, yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Murabaraganwa na Kristo, kiretse twebwe nitwivana. Ariko ubundi twaramuhawe. Hari umuntu ngo sengera ubugingo, none jamais akira agakiza. Akira agakiza. Utarakakiriye nibakakwakirize, uraba wakiriye ubugingo, hanyuma nawe uzabuvamo. Murabyumva? Kimuze kungora ngo basengera ubugingo. Icyakora hari icyo Bibiliya ivuga, biravanga ubugingo bwanyu bwezwe, icyo bita guhora twezwa, kwihana. Mana we hari gato nkagwana n'umugabo mbabarire, kandi abagore barahari bameze batyo n'abagabo. Asaba ati nari mufashe mu ijosi ya buri gato, ntabwo mugira ngo murabarika ariko Mana yanjye hari igivatire kajya gusenga ntamufata mu ijosi. Kimubizi se wagira ngo usengera ati Mana mbabarira narigambiriye nabi, ariko ubugingo bwanjye bugire gute? Bwezwe. Ariko hari abuze gato kamushikura, niko ajya ngo namushikura yambona. Ibyo rero nibyo duhora twihanyagura ayo mahagi, izo kamere, izo ngeso, twatugeso dushaka kwikiki ubugingo. Ariko twagize gute? Twarabuhawe. Ndavuga kwizera rero kw'abana b'Imana, gukorana n'abana b'Imana. Ndavuga inzego nka zingahe kugira ngo turusheho kuzisengeramo, maze Imana ikwakirize igitangaza cyawe cy'umunsi. Imana ibabere umugisha. Dukomere ijambo ry'Imana hasi. Ndashaka kwiruka mvuge bikeya kugira ngo mbone uko senga. Mumbabarire simvuga ngo ngira byinshi, n'ubundi nigirira bikeya, ariko bigaruka ku ijambo ry'Imana. Kwizera kwawe niko kuzagukiza, cyangwa se niko kunagukiza uyu munsi. Niyo teme yacu. Kwizera kwanjye, kwizera kwawe nibyo biduhesha gukira, ni nabyo biduhesha gukizwa, ni nabyo bizana transformation, guhindurwa kw'abantu, cyangwa se guhindura kw'ibintu. Iyo wizeye utera Imana guhindura wowe no guhindura ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Kwizera gusa. Ndavuga kwizera, wanasifiwe. Icyambere dukizwa no kwizera Yesu. Twarizeye turihana, tubagaho gukizwa. Ni nacyo gituma batari bizera, batari bihana, tubahamagarira kwihana kugira ngo bizere Yesu, amwakire, babarweho iki? Agakiza. Iyo ni step ya mbere, iyo ni intambwe ya mbere. Hari abantu batajya babimenya, ariko genda senga si ngombwa kumwakira. Hari n'abatari bihana gusa no kubatizwa bayumva reka, ariko kubatizwa ni ngombwa. Iyi ni ingizi umutwe Mana, banza uyakire, banza uyimenye, kuko gukiza ni kimwe, ariko agakiza niko kaza kufatira rwa mbere. Tukakira gate rero? Umunsi twemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, twizeye ijambo rye, tugahitamo kwihana, tukatura, ako kanya ubarwaho agakiza. Amen. Amen. Muri 2031 muri 99 mu 1999 nibwo natuye agakiza. Twinjira muri 2000 riyave ya nijoro, navuye mu kiliziya gatolika n'umuhereza kwa padiri, baravuga ati kibuye kiraho kandi kirica abantu bose.
ndibaza ubu napfuye n'umupagani fe, ubu ndagiye koko ikibuye kirari bagiye no kuba kandi si ikibuye gusa ngo n'amasara agira gute arahagarara. Abakuze murabizi, bamwe baraye mu masitade, abandi bari ibibanza, abandi barya amazu, abandi barya amadene y'inka, baravatesha mumpayeho kimwe cya kabiri cy'inka uzayitwara n'ibiramuka byakunze, barya ibitari byo kuribwa, n'ubundi amasara akomeza, ikibuye n'icyagwa kugeza none ngewe agakiza kaziye muri ubwo bwoko. Aho niho nakiri napfukamye imbere y'abapasiteri bakava nimuvuga ko Yesu ari umwami. Yesu ni umwami, si ikindi n'ubwoba bw'ikibuye. Iyo ntabwo nazakunze, ntabwo Yesu nari namukunze rwose. Oya navuze ngo ndapfa gusa, aho kugira rero namenya amakuru ko turapfa nkaba nibutse ndajyamo ndaza, ariko umutima ntuhari, uri ku kibuye kigiye kumanuka. Hari abantu rero n'ubu bakizwa kubw'ibibazo, agakiza kabo gahorana ibibazo n'ubundi, kuko ntibabihisemo, banukiwe, babihiwe, bagize ibyo banga baravuga ngo mwami ndabyanze, igihe bibereyemo kirahagije ndabirekuye. Iyo ari ubwoba bw'inzara rero no kubabuza y'ubukode n'akazi kabuze, iyo kabonetse n'ubundi usubirayo. Ntimubizi se? Gukizwa rero ni ukwatura ukabireka ukavata ndabiretse, gusambana ndabiretse, kwiba ndabiretse, guhemuka ndabiretse, kugira gutya ndabiretse, ingeso zacu ni nyinshi murazizi. Gukizwa ni ukabyatura ukagira gute ukabireka. Yerekaho ngo kubireka. Nabaye mu itorero tubyatura akajya avuga ngo nongeye kandi nagarutse pasiteri, nga cyanze kugenda cyo kanyaga cyangiye kiranyihambira igikisi ati cyagarutse, iki nyine cyagarutse ati cyakintu nihano gashize. Ariko ibyo bintu biduhambirira tutaruka, umuntu yaruka kongera akamira ruka uhita uhanagura ujugunya muri poperi. Si byose kwihana no kugira gute kwihana, iyo niyo ntambwe ya mbere yo kwizera. Bwana ziviwe. Reka dusome Bibiliya, reka tujyane na Bibiliya kugira ngo tubihuze. Abaroma igice cya 10:9. Abantu nongeye kandi nasubiriye, Imana ibabarire n'ukuri. Imana nongeye kandi nongeye abakobwa muraho, abasore Bwana sifiwe, haleluya. Nta nongeye mu materaniro y'Imana. N'ukuri pe, gukizwa n'ukureka. Abaroma igice cyaho cya 10:9. Abantu baza kumfasha gusoma Bibiliya mufashe kugira ngo tujye dusoma Bibiliya. Abantu barayiretse, ariko si byiza ko tureka Bibiliya, nitutabarwa na Bibiliya bizakomera. 10:9 haravuze ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzagira gute? Nibyo uzakizwa. 10 kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Umutima ni umuntu agira ute? Yizeza agahita abarwaho kugira gute? Gukiranuka. Ariko kwatura ni ukuhamya kubiretse ukabireka ko, none warangiza ukagerekaho guhamya. 11 kuko ibyanditswe bivuga bitumwizera wese ntazakorwa. Iyo ni garante kuba mwizera, iyo ni garante. Nitunanira Imana muzareke tuvuge ko twayinaniye, ariko umwizera wese ntazakorwa. Iyo ni garante. Ngewe ndi umugabo w'amahame, nizera Imana ntawe ugomye kunkirigita. Ndayizera, nyizera nijoro, nyizera ku manywa, niyo nicaye muri salo ndayihamya. Mureke mbabwire, nta munsi wasanga ni kuvuga ngo ariko noneho yanyobeye. Nta munsi Imana iranyobera, nta n'umunsi yari yanyobera, nta n'umunsi izanyobera. Imana ntirabayoberane, uyizera ntazakorwa. Iryo ni ihame ridakuka. Uko kugaruka kwa Yesu ari ihame ridakuka. N'uyizera by'ukuri, n'uyizera byo adashidikanya azayibona rwose, kuko Imana uyizera ntakorwa, n'umwana wayo umwizera ntazakorwa.
Bibiliya bivuze 12 nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki kuko umwami umwe ari umwami wa bose n'ubereye abamwambaza bose ubutunzi kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azagira gute azakizwa. Iyo ni step ya mbere. Ndavuga ka kabiri, tugomba kuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba. Niba mushaka kubaho imyaka 50 igashira muri mu gakiza, ugomba kurwanya umwuka ukubwira kuyoborwa n'ibyo ubona ugatakaza kwizera. Uko muyobowe nuko ibirayi byazamuye ibiciro na kawunga zazamuye ibiciro, umuceri wo n'ibindi muraryohaga mugasiba undi. Ubu gahunda amakuru ari ku mihanda ngo ibintu byazamuye iki ibiciro. Enda mubaze Imana ikubwira kizagutunga, yakubwiye ko ibiciro bizahoraho biri, hanyuma wagumanye kizagutunga ibiciro urabishaka iki? Wowe ibiciro ngo ibiciro by'ikibanza, ibiciro by'imazu, ibiciro mana we, ibiciro ndapfuye abana bazajya he amashuri, ibiciro minerivali mana we none zazamutse muna uniforme zaraheze n'amasogisi y'abana. Bizamuke baziga, bizamuke tuzaca, bizamuke tuzubaka. Imana yavuze ngo tuzabaho yikangwa n'ibiciro. Niko muri 2000 mbabwiye nakirijwemo nashoboraga kwambara ikote, hanyuma ko none ryambaye muri 2026. hanyuma mugira ngo se inyambitse ibikoro yananirwa gukora ibi. Twe ntituyoborwa n'ibyo tureba, tuyoborwa no kwizera. Nicyo gituma kujyana n'abakristo batizeye ugenda ubakura, ngwino uterane, ngwino uririmbe, ngwino ugenda ukurura. Niyo mpamvu bagukura. Uzi impamvu abantu tubakurura nuko bayoborwa n'ibyo bareba. Iyo umuntu ayoborwa n'ibyo bareba baramukura. Twe ntitureba kubiboneka, tureba kubitaboneka. Twe ntitureba kubiboneka. Dutuza Imana itaboneka ariko ifatika. Dutuza Imana itagaragarira amaso ariko mu mwuka iragaragara. Tugendana n'Imana itagaragara na bose ariko twarayibonye. Tugendana n'Imana idafatwa n'abantu bose ariko twayikozeho. Sema haleluya. Ntituyoborwa n'ibyo tureba. Oya, Pawulo yandikira itorero ry'Ikorinto urwandiko rwa 2 igice cyaho cya 4. Reka nkibasomere n'umurongo wa 16. Reka mbere kwa 16. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikira itorero ry'Ikorinto igice cya 4 umurongo wa 16. Yaravuze ngo nicyo gituma tudacogora twebwe abizera. Nicyo gituma tudacogora. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Mubaka kantu. Abakecuru barimo neza ntibasaza, abasaza barimo neza ntibasaza. Barahimbaza, barabyina ari abakecuru, bahimbaza Imana ari abakecuru. Warangiza wowe utangiye gusaza imburagihe. Wowe utangiye gusaza imburagihe. Abarimo neza nicyo gituma tudacogo. Nubwo umuntu w'inyuma asaza abarirwa 70 ariko ndacyari umusore, abarirwa 60 ariko akaba akiri umusore. Yego niko bigenda. Nicyo gituma twebwe tudacogora. Nzagira ijana ngihimbaza, nzagira ijana ngiyivuga, nzagira ijana. Dore abana mwirirwa mukurikira mwirirwa baririmba ngo nta myaka 100. Ninde wayibakuriyeho bari abasaza? Ninde wayibakuriyeho ngo nta myaka 100? Niyo bayiremye se. Ngewe nzamara 100 ndirimba nkorera Imana mbwiriza mpagaze ku ruhimbi rwa Kristo. Nicyo gituma tudacogo. Nubwo umuntu w'inyuma agira ute asaza, umakanuka gakomeye, uw'imbere ahora ahinduka mushya uko bwije nuko buteye. Ngo nuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya, nubwo imibabaro ikomeye
akomeza yiyongeranya n'ubwo ibibazo bikomeza byisukiranya. 18 ndahavuga neza uvuga ijambo rivuze 17 kuko kwazwa kwacu kw'igihwayi wari kw'akanya kanone kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose. 18 natwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka, kuko iboneka ari by'akanya gato kandi n'iby'igihe gito, naho bitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Nicyo gituma ibitaboneka ni ibiki? Amasezerano y'Imana iyo bamaze kuyahabwa ujye usengurire kwizera. Amasezerano y'Imana iyo bamaze kuyahabwa ujye usengurire kwizera. Amasezerano y'Imana iyo bamaze kuyahabwa ujye usengurire kwizera. Oya ntabwaza amasezerano y'Imana iyo bamaze kuyahabwa ujye usengurire kwizera. Amasezerano y'Imana iyo bamaze kuyahabwa ujye usengurire kwizera. Oya ntabwaza abakubwira ngo nta myaka 100 babwira ngo toka satani nta myaka 100 se nibo bayikugenera. Erega mwirwa mwakira ubutumwa butarimo kandi bwahiye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ngo reka twirire nta myaka 100. What? Koko nta myaka 100? Ezra mpyisa apfuye afite ingahe? Ezra mpyisa apfuye afite ingahe? Yayirengeje 100. Ari guhamya yavugaga ko ari ndutumya y'Imana. Si Yesu yahamyaga? Uwo mwakurikiye ninde? Hari undi Yesu yari afite utaruwanyu? Kuki se mutarenze 100? Haje umwana ndapfuye ngo ndabona ubundi Kigali komerewe ngo byarakomeye ibiki niwe byakomeranye abandi nibaze. Bireke induru, bireke izo nduru zawe ugabanye amata. Ubusemana nzajya wagiye ku Mana se n'ubundi kariyo duhungiraho tukabaho. Ubusemana ndanyuranye duhungira ku Mana tukabaho. Wahungiye kuri yo ntakorwa n'isoni. Urwandiko nararukunze kuri iki gice cya 4 rwamya ku gice cya 5 n'ubundi aho ngaho. Twe ngabizera
by'ukuri bamenye Imana ntituyoborwa n'ibyo tubona, tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo. Ariko uri ng'imyaka iranjyanye ngo Mana niwambumbyasa umwana ngo nawe ubukwe bwo ntibuzaba narabibonye imyaka yanjye, wowe wakubyasa umwana ngo akaba ari burera, hanyuma nibakubyaza abana ari 7, urumva abagabo 7 urumva ibintu abantu babaho. Kuko umukobwa unani baravuga ngo Mana wampundera inda ngo kukunjyana we nyine nagize gute naramubuze, urumva tutarwaye ngo none se Mana ngo ko mbona igihe n'ubundi kirenze ngo nta kazi ngo basi ngo niwanye yakira avance na mu avance siri umubiri ngo basigare bako nakabona. Reka kubwira burya yanga gukingiza irasha n'ubu avance wa mu wakabura se tutaganga. Iyo abantu rero batangiye kuyoborwa n'ibyo bareba niho batangira gukora amarorero. Abagore banze kuyoborwa n'ibyo bareba. Hari abagabo bari bafite amafaranga babashukaga barabwira ati toka yishe mujyana amafaranga yanyu uzaguma ndi umukristo, ngende umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose ngeze kumupfa, ntakangwa n'ibihe, ntakangwa n'ibidahari, ntakangwa n'uko ibiryo byashize, ntakangwa na sitoki idahari. Yesu ni sitoki. Ariko iyo watangiye gukura amaso kuri Yesu ukayerekeza kubiboneka hano hanze uzaribwa. Vango nurangara bazakurya banze kubibwira n'abatagenda akomeye pastor we abaturya bo baruzuye. None se wowe wakuye amaso kubiboneka tukareba he n'ijuru dutumire Yesu wenyine we banze yo kwizera ari nawe ugusoza rwose yihanganiye isoni z'umusaraba, ntiyita ku byishimo byamushyizwe imbere, yicara iburyo bw'intebe y'Imana ishobora byose. Ari umukiranutsi, ari mu isi yarakiranutse, arakiranuka ari mu isi birashoboka. Wowe unanirwa gute? Wowe unanirwa gute? Wowe unanirwa gute? Mbariza mwene so bari mu rugendo turi kumwe mubaze ngo turi kumwe nunanirwa rero, nunanirwa kwizera uzasigara, kandi ntuzasigara gusa no mu ijuru ntuzajyayo. Ijuru ni iry'abizera, misi yawusezera ijuru. Noneho ngwerurire sinahandi ubu rirahari n'ubwami, njyewe ndi mu ijuru mu buryo bw'umwuka, ndihe mu ijuru, ushobora kurivamo cyangwa kuri umama. Noneho rero ukwiriye kubara ibikorwa byawe ukanyuma atari kubu Imana ihamagaye abajya mu ijuru najyayo. Reba niba usanze ihamagaye abajya mu ijuru utajyayo, garuka vuba, garuka hindukira ureba uhagaze, nimuze isubirane Egiputa, imbere uve mu rugabangabo, wikererezwa n'abanyegiputa, hindukira ureba uhagaze, nimuze isubirane Egiputa, imbere uve mu rugabangabo, wikererezwa n'abanyegiputa, emerera Mana, nagendanye ku ntoki bakuguriye sha, ariko ukomeza wifata neza sha, ukomeza wifata sha. Ubundi hariya hararyoha cyane, ese ntabwo abafasha nibyo. Ubundi igihe kirenge kiba kuri pedale, mba n'uburiya mugabo nyine twaba na pedale, mungu wanjye twagendanye we ahora kuri pedale, ababizi cyane. Ariko uri mu rugo rw'abandi witwara nk'umushyitsi, ntabwo utegeka ibikorwa, urihangana ukabati turebe ko tubijyana. Ariko uwo mungu wamberekeje ni tutarafu, buriya mubwiye ngo pedara ubwo no mu ijuru twagenda mwasha tukatwara, ntabwo yirirwa ashakira. Ariko Imana ikomera umugisha nukomeza gutyo
ndaza gusoza ndetse witwa nde? Frank. Ubundi ba Frank ni abagabo, reka tumukomera amashyi. Icyo mvuga ni iki? Tukwiriye kuyoborwa n'ibyo rero, tukwiriye kuyoborwa ntibakagutunga ubusa utakaza Imana, isi ntikaguhamagaza ubusa utakaza Imana, ntibakagutunga ifi ngo utere urwo wari wambaye. Uranyumva neza? Iyo abantu bashaka kuzabana n'Imana iteka, ntabwo bayoborwa n'ibyo babonye. Kigali ntikabashuke, abagabo ba Kigali ntibakabatwara umutima, n'abagore ba Kigali ntibakabatwara umutima, n'abasore n'abakobwa ba Kigali n'amafaranga yabo. Dore ko amafaranga yavugirije, utayafite ngo ntacyo afite. Dufite Imana. Dufite Imana. Kuko tutagira amafaranga dufite Imana. Imana nibagende bayigure turebe, bazayigure turebe. Ariko dufite Imana ihindura ibihe. Niba uri mu bihe bibi, gumana iyo Mana izabihindura. Niba uri mu minsi mibi, gumana iyo Mana izahindura ibihe. Imana ibasha guhindura iki? Ntimugashukwe n'ubusabusa. Uranyumva abakristo? Yego. Dore ko tubabwiza ukuri mukarakara, ariko reka tujye tubabwiza ukuri mushake muzarakare. Nose twagira gute? Yesu niwe kuri, kandi nituvuga ukuri tuzaba tuvuze Yesu. Nimwanga Yesu nta kindi twabaho. Nivugira icya gatatu, cya kabiri, kuko tutayoborwa n'ibyo. Amen. Iyo nyaborwa n'ibyo ndeba, impamvu ndeba kuko ibyo narebye byari bifite inyungu, byari byinshi, ariko nemeye kugumana na Yesu n'umuhamagaro, ndatuza. Icya gatatu, tubeshwaho no kwizera, tubeshwaho kubaho no kwizera. Mugiye kuvangwa akazi, Mama Bishop, tubeshwaho n'iki? No kwizera. Akazi ni ngombwa, ariko abatagira akazi babayeho bate? Ntibarya, ntibishyura amazu, abana babo ntibiga, kandi badafite akazi. Ariko Imana ibeshaho, ibacira inzira. Noneho rero tubeshwaho kubera ko iyo abantu batekereza hafi, hari igihe Imana ishaka kukwigisha isomo ko yagutunga nta kazi, yakwambika nta kazi, yakurihira amashuri nta kazi. Imana ikwigisha ko yagutunga nta kazi, noneho nikaguha akazi nikakubera ikigirwamana. Kuko dufite abantu bageze mu tuza akazi kaba ikigirwamana, ntasenga, ntagishaka Imana. Ndi mu kazi, bene rwose, nta kazi reka mugira murabacumbira, ujye mwimusenga. No, tugomba gusenga akazi gahari, tugomba gusenga nta kazi gahari. Purukwa kubera iki? Tubeshwaho no kwizera. Iyo utabyumvisha ufite akazi, Imana iragahagarika ikakwigisha kuzabaho nta gahari. Iyo wanze kumenya isomo ry'uko Imana yibeshaho, iyo wanze kumenya isomo ry'uko Imana yibeshaho, igukura mu kazi, ikakwicaza mu rugo, ukajya urya nta kazi, ukaryama nta kazi, ukabaho ubuzima bugatembera nta kazi, kakwereka ko bishoboka. Noneho kugira ngo nujya mu kazi katazakubera ikigirwa. Abandi bati ngewe nta mafaranga mfite ntabwo nabaho we. Hari n'abayabura bakarwara bagashushirwa, akaba aribwo bahamagara ba pasiteri. Pasiteri, suka amavuta amafaranga aboneke. Reka, hari Imana iguha amafaranga cyangwa ikakwima amafaranga. Kubera iki? Irashaka kukwigisha ko amafaranga atari yagutunze, utunzwe n'Imana. Ukajya kugira abantu babyimbana amafaranga, yewe amafaranga Imana irayamureba ikavuga, ariko sha uzi kubeshwaho nawe. Mbahe par exemple, tojya abantu bari bafite amafaranga batavuye ku mashini bahumekeraho, bahwanye n'imashini nayo irahakana ngo simbishoboye kuguruka. Bayafite ntabwo bari bafite, ariko imashini ziravuga ati umuntu w'abantu ubundi yarenze aragenda pe,
aragiye pe, kandi umwuka wari ugihari. Ariko Imana itanga umwuka original ikavuga ngo ndamutwara, ikamutwara. Amafaranga ahari, abamuha umwuka bahari, n'ukuri dufite ubuvuzi buri hejuru, ntako batagira, dufite ubuvuzi ku rwego rukomeye. Turashimira leta y'ubumwe no gukomeza kuzamura igice cya minisante, ariko ubuzima bwacu bugira uko burangira. Kandi atasiyo, waba ukomeye, waba warakijijwe, waba utarakijijwe, bakoresha content imwe, context imwe. Yitabye Imana, hanyuma ko yananiwe kuyitaba akiri muzima. Umuntu muzima yitaba Imana ashizemo umwuka, atarayitabye ari muzima, ahumeka. Hari igihe njya ndeba abapagani muri Rwanda nabo nkababaza, mbese sha ko numva muvuga niyo mutazi mukayihakana mutanayizi, ku munsi muzaba muvuye muri uyu mubiri bazaba twerera iyo rwerera ngo yitabye iki, kandi yayihakanye ari mu numva tutarwaye. Erega turarwaye. Umuntu hakana Imana ari muzima, ngo nge narize ngo ngewe ngo urumva ngo uzi Icyongereza, ngo uzi Igifaransa, ururimi rwabo n'abazungu nabo bapfa. None si Ikinyarwanda nge si ururimi, nuko Icyongereza ari international, ni uburyo bwo kugira ngo abantu baganire babashe guhuza mu rurimi. N'Igifaransa twiga, ariko n'Ikinyarwanda ni ururimi, kandi tuvuganamo tukumvikana. Noneho rero iyo siyo Mana. Imana irenze ururimi, Imana irenze imibare, matematike, Imana irenze filosofi, Imana irenze siyansi. Iyo niyo yaremye isanzure, ibyo abantu birirwa bashakiramo ibintu n'imibumbe ihora ivuka, na n'ubu abantu birirwa bashakisha abavumbuzi aribyo batari bavumbura. Imana irahari, dukwiriye kumenya ko ari itubesha. Uwiga neza ariga akamenya, ariko akamenya ko ari Imana itanga byose, itanga kumenya. Ariko uwize cyane ahakana Imana, akayiharira abatarize, ngo Imana niyo abatarize niyo abaswa. No, natwe twarize. Kumenya Imana ntabwo bigira uwo bikingiwe, ntabwo ari ibya bamwe ngo abandi ngo barasobanukiwe. Reka da, ikibabwira ko ari ikinyoma. Ukomeye, ukize, ukora hejuru cyane, uhembwa menshi, uwamamaye wese yapfuye, bakoresha content imwe. Listen in peace, aruhukire he yandi, ayo mahoro yandi. Nimuyereka turarwaye, isi irarwaye. Apana twebwe mu Rwanda buriya turi nabeza, ariko isi irarwaye. Icya kabiri, yitabye iyo Mana. Rero bitaba bapfa, niyo tuvuga tubibaza. Amen. Niyo itubesha. Amen. Wamanga bibwira abasiyantifiki, nkababwira umunsi wowe uvuga ngo uzi siyanse n'ibindi, ngo twaturutse ku nguge mu bushakashatsi bwasanze tuba ku ngagi. Nkababwira niba usa n'ingagi, nge sinsa n'ingagi. No, uzahite mu iyo ntuza yawe, ariko ngewe mva ku Mana, ndemwe mu ishusho. Iyo ngagi kitari yavuga amagambo nk'ayo, iyo ngagi kitari yagenda urugendo rwo ngendo, kitari yatanga ibitekerezo ku byo ntekereza. Izo nguge mujye mukura izo bintu aho ngaho. Mubeshwaho n'iki?